Ndi Papa Sava. Aha. Dafakura kanyereka mukanya. Ubu none 100% muri tayari. Umva turi tayari twaje tuje. Mari gushiza akenyeye igitenge ndavuga ati wa ko none musimva yarushijana kwijana pe. Genda teretse we. Ntukambone mu ngatishi. Erega bura no kubyina rukuntu nyine umuntu akoreramo na siporo ugaterana neza kandi bivuye mu kubyina. Yeah. Ushize umuntu yumvaga babari ibicece. Menyenyanza. Hanyuma rero niba ari ikintu tugomba kwitaho. Okay, reka mbanze mbabwire. Ubundi nyine ngiye hano ntago mari nk'umupro. Umuntu bikureba bino bintu nyine murabizi ni Papa Sava. Ngende umwasista. Yego. Urumva ari ibyazi ntazi nanjye ari ibyo nzi we atazi. Ariko nyine tuzajya dufashanya. Yego. Ikintu rongiye kubisabira nuko nazajya aza kureba ibintu naberetse. Muzankoze isoni. Ntago bibaho. Twaje tuje kandi dufite gahunda Ndi kubabona cyakoze noneho muri mu kirere. Bareka kubwira igihe baduhereye. Umunsi none uyu nguyu turaje tubereka. Ariko sasa kara ibyo ukora byose mvanganzi kuzunguza ikibuno nicyo cyonyine ibindi nzagerageza wenyine wari wabyina twese nyine ako kibuno we Oya ngiye kuruza. Uziranye ngiye sasa kintu ushaka. Kuri ubyina ufatanye na mugenzi wawe kugira ngo inzara zanjye simbizi nta mumaramo inzara nizanye zigashiramo. Ibyo nibyo nshaka rwose. Niyo mpamvu Papa Sava ari Oya. iyo ngiyo rero ni Papa Sava uzajya ubafasha. Ngiye tuzajya dukorana mu zindi mbyino bigisha amapiano musikurerembura mubyina murerembura se. Aha. komari kora turashyiramo ibintu byaturabe Babareba n'umurari. Mariko aratabiza biza hanyuma Dafi ntugire ikibazo. Kuzunguza ikibuno uzajya ukizunguza abantu bose bavuga ati uriya yigiye he. we niho nshaka Niko kazi kanjye sasa. bintu gusa Ari se ko mbona uje n'izina za gutya. Ariko rero ufite ikibazo rero nshaka gukosora. Urumva kubyina biba bigomba kugusaba nyine kuba umubiri wawe wawurekuye ukumva ku buryo nyine ugenda ukumva kugiye wagaruka ukumva ko ugarutse. Ariko niba umuntu akubwiye ngo ugire gutyo ugakomeza umubiri kwirekura ya ugomba kwirekura rero ari se mama ufitemo akantu ko kwifata cyane ugiye kubikosora ntabwo barekare Rega ntawe umenya byose wamenya siporo ukamenya no kubyina. ayo nyine ko turi gutangira kubyina kwanyu nyine biri kumera nkaho turi gukora siporo. Turi gutaha bamwe twagera mu rugo nkumva ngo twavunaguritse. Umuntu aba agomba kubanza akigororamo gake akamenyereza umubiri. Yego Suzana uri kwigorora yegerayo byanza pe ikibuno zagira namishara kere uri kugarukira ha sikaze nakongereza nyamara Marika azayobora kandi mbati niyo. oya Marika azayobora ndi mu bintu nzirata sasa nge naje nje mfite intego niba mwaraje mwikinira birabari oya rata nanjye erega bariya abana bato bamubona babyina akamanuka akagera hasi nyine nta rindi banga aritoza. Niyo mpamvu natwe turi hano ngo twitoze. Muri make kubyina si intambara. Oya ntago ari intambara nawe uzabimenya n'ubwo uri muri sorry Ubu se ngiye na Marigo ninde munini. muci intege Yego rata Marigo. yego rata sasa turakumva reka dushyiremo akantu gatoya mbanze mbibutse akaritime twari turiho ndebe ko muri kukibuka. usanga twavuze ngo iki bavuze twagiye mujye mu feeling vibe mwumve ko muri kugenda tugende no ku murongo umwe ariko dutangire hano buryo twagiye ako se ko ubura ari kunjisha yego rata ahubwo uri gukurikira radio mva mbabwire mwebwe ureka gukurikira radio ndeba nyine ureba ibintu ndimo hanyuma nawe ubikora. Ikindi mwigira intambara y'umuntu ari kubyina abanezerewe ubu uri mu yindi si nyine uri kumva. Okay twagiye ko bumvika
twagiye twagiye n'akandi ko biri kuza ntago munyira ni sawa ntago munyira mama sava nawe watanzwe muziki nawe ngwino mubigeze se amasomo yego twagusize mama sava hanyuma se umwarimu wanyu ari he ni sasa nguyu sasa uri ko twatsa sasa ni wowe usigaye ukora hano yego ni njyewe nawe uje kwiga se twafatanya nta kibazo kare kose ninde wakwangaje wowe se papa sava niwe wampaye akazi nze mfasha abakobwa n'abadamu kubyina yego ikomereza sava wagiye mu murongo tugende twige twagiye kiramo kaka sasa gasubire mu kanwa woroshemo twagiye twigirisha amasaha ubucuruzi agiye gutaha njye kwitekera kandi sasa kandi twagiye umva z'ibyo bintu z'ibyo bintu sava waretse kudupfukira ko dushaka amasaha tugereyeho pe uwo bagabo bagiye wose gutaha tukiga tukagenda abagabo banyu bagiye gutaha mujya kwishyura niba mwarishyuye minerivare yo kwiga kubyina bigeze bababwira ko umwarimu wanyu ari sasa ariko niwe ubizi pe hanyuma ibyo babigishije mbere ntacyo mwafatagamo ariko buri muntu afite ibyo yigisha tuzabifatanya nka zuke ni papa sava ariko yigisha. noneho bino bya mbese babigisha kuvuza induru nabyo ngo birakora tukirepeta tukigendera amasaha ari kugenda sasa waretse twigira tukigenda wowe ndagira ngo umbwire umaze igihe kingana icyo ukora hano ku buryo ukora hano ntabizi kandi ndi nyir'urugo mama sava niba uba uri mu gikari uri mu gikoni koko nkaba nihurira n'abantu bashaka kwimenyera kubyina nabyo mbizire baguhemba ngahe na bosi w'umuporo umwasisita nawe akadufasha reka twubahane imbere y'abandi bantu papa sava papa sava use umuporo papa sava iryo shuri ryanyu riraba rihagaze urakomeje njyewe ndavuze ngo riraba rihagaze kandi nta kindi muri burenzeho ariko ko twakwishyuye aya ariko mama sava hanyuma se mwishyuye ayanyu umugabo wanjye afite uburenganzira bwo kwangaje sibyo twirago bitureba sibyo twishyuye amafaranga yacu sava uyu mugore wawe ko aza bivanga amasaha tugereyeho none ari mu matiku ngo uri kudufasha ngo duhagarike kubyina ngo ntabwo ari we uri ngo ntabwo ari we twishyuye ngo ni wowe twishyuye ni gute wangaje umukozi niwe umenyera umwasisita hanyuma we wangaje ko tutabimenyesheje bikumenyesha se baza gushaka niwe bashakaga baza kugira gute baza kunshaka niwe hano ndi umukozi wawe cyangwa ndi umugore wawe kuba uri umugore si uriyahe n'akazi bisobanuye ko uzana ihabara ryawe kuza kwigisha mu ishuri ryanjye n'ibintu byose ufuhera ahantu hose wabaye umufuka w'ifu nabaye umufuka w'ifu nese agutwaye icyo usanze atigiye hanyuma kuki utabwiye dafi ntazi kubyina kuki utambwiye ngo ari uza kwiga sasa ntawe nshaka mu rugo none rwanjye se we yari yaje kwiyandikisha abizi ndavuze ngo sasa ntawe nshaka mu rugo rwanjye kandi ibyo ngibyo nibitaba gutyo iri shuri rirasenyuka ariko ngiye nkubaza dafi yaje kwiyandikisha si we wazanye na marigarita n'uyu mugore iyo baza bigisha ibyo ushoboye ukajya gushaka undi mwarimu sasa ari ngombwa kugera ahangaha sasa namwirukanye hano bigenze bite ntabwo mwirwaga murarana mu nzu yanjye sasa simukeneye mu rugo ariko se rwanjye uzajya ugirana n'umuntu kandi ikibazo papa sava akazi abonye papa sava ugashingira yaga icyo kintu ngisubiramo sasa simukeneye hano muhemba y'umurimo atumbuka agende mvuze ngo iki muhemba y'umurimo ava ahangaha agende nubura umwarimu usimbura sasa iri shuri uzarihagarike kandi ubwo ndabivuze nta kintu cyongera gukorwa ahangaha sasa kiri hano hasoni
hanyuma kuki utambanje kumbwira se ko ushaka kwangaje amahabara yawe ariko kuki wumva buri gihe ngomba kuguha raporo n'indi ku mutima aha noneho niba udashaka kumpa raporo uzajya wihanganira wiregera ingaruka zizajya zikurikira ibintu ariko se tubyemeranya we ntabwo wari wica ukavuga sasa simushaka rimwe kabiri gatatu simucyare ahangaha simucyare ahangaha ibyo mwagiye kubikemurira mu kuki wowe utaje si ngombwa twebwe tubimenye niba ari ukubaha ukaba utamushaka mumbwire uturiya muntu hanyuma wowe kuki utabanje ngo nsange ubwira ko ugiye kwangasha sasa ntari kuba muzizi iki se wari ikibazo muba mufitanye cyatuma tubona akazi n'urukumbuzi se rwo kwirirwa umureba ahangaha ari kubyina ntacyo usanze akora se wumvaga wumva ushaka kuzajya wirirwa umureba ari kubyina abanyamagambo sasa agenda natumuka agenda azabura ahandi akora agize shaka ariko abazagenda ashaka ahandi akora hano ni iwanjye wowe hano ni iwanjye ibyo bigiye kwikemura we ni ngombwa natwe tubimenye ubwo bubi ariko buri gihe ntabwo mbatabaza kubera sasa wowe uje hano kangahe kubera sasa nturumbukire mu rugo agende ndakuvumye agenda mvira mu rugo mvira mu rugo katanga ugende vuga uvuye aha nyamumenyeshe ko Imana igusha imvura itayigushiriza mu rugo rwawe wenyine genda igusha mu rwawe waje guhakwanga atari uko ukeneye amafaranga ariko harongo uzongere nkubona ahangaha nzakumena urwo ruto twikomereze nako ibyo dukomeze ishuri nta kibazo nawe urigasa cyangwa urajya mu byogero njya hehe ariko ndi hano watazanagaruka ahangaha genda uhagarare ku muryango rero genda uhagarare ku muryango uzi ko ndeba ukagira ngo ndi ikigo ngaho se genda nyine muri guturira amasaha papa safa twikomereze ubwo sasa agiye ntaribe ngaho niba bigisha ibya bigisha ese waje nawe ugakora siporo tugiye guhindura aho kwigira waje ukabyina ugakura iyo mifuka munsi y'umugongo uzahindura aho kwigira rero tujye twigira okay noneho ereka ko nakaba gaciyemo nyine ubwo nawe ni ikosa ryafite ariko namwe murarifite nyine namwe ntabuza akanenge nyine ariko murabizi niko bigenda ushaka kugira ngo wubake rukomere niko bigenda mbo sasa rero ku mapiyano bari babigishije agaki ngo ariko mugomba nyine kwikuramo ikintu cy'ubumekanike ubwo noneho ikintu kigiye no kubaho noneho kugira ngo muzajye noneho ngiye gushyiraho ekara kuri izo njyana ntazi njye nshyiraho ekara muyirebe ariko mbabanze ikintu bita tekinike ngira ngo kaga tekinike kazuke ko narakabigishije si byose nakabigishije narakabigishije gake gake waba ushaka no kumanuka ukamanuka ukagira nepfo ukamanuka none urasabwa ahangaha sinabibigishije ibyo ngibyo nyine mutaravaye n'imigongo umanuka ukumva wamanuka ukamanuka n'akaguru kamwe ukamanuka ntabwo uri kubibona ntabwo uri kubibona se ukaba wanagumayo iminota 5 ugasunda yes uri kubyumva neza kagatekinike uri kubyumva noneho n'amaboko akaba supure ku buryo niba ufashe umuntu umufashe nyine wowe niwe bizajya byemo ukabyumva ego nta kuntu wafata wenda nka Suzana nanjye tugakora nyine kandi ari mwari mureka tumurebere nibyo nyine ndashaka nibyo nangiye kubabwira ahantu tugiye kujya tujya dukora tukabanza gukora umutwe ko n'umutwe ufite ukugenda ntagaruka ujyana gutya ngo nugenda hano umutwe noneho usigara umeze utya yego wenda wabikora nabyo akaba ari agakodyo uri kwigira utya ariko ibyiza nuko byanajyanana kwa kundi noneho umugabo aba ari nka hano ku buryo ubona ko wamwinjiyemo ukamwinjiramo cyangwa ari isiro ari izuke ku buryo ubona ko wamwinjiyemo cyangwa uravuga nka biriya bya kizomba nyine aho umuntu afata undi ukabona aho niho izo rero nyine bizasaba ko mbigisha nyine amatekinike amaguru yose mukarambura mukabara wowe se n'ugukandagira umuntu azajya amuhera mu mavi ubuze kubyina aho umuntu akaguhera mu mavi akandagira ni Suzana ni mama y'Imana n'ukuntu aba ari nka Suzana noneho akajya kubyina akabyinishwa n'agasore nako ariko kabishakira mu muhanda agahera kuri ririya bera agahera ku ibera akandagira akamanura nimugire mutya mu gake gutya noneho ujya unagira gutya
wumve nyine ko birimo decadence noneho nyuma ushobora kubiryoshya kwawe kubisha nyine ukimerera nk'akagoryi ariko muziki ukagira ute ukazamo noneho ugafata nka gutya ukajya ugira urya ariko ukumva ko bizamo nyine bite muraho Ko Marigari. Urimo urakora icyanga? Naje kwiga. Naje ku ishuri. Kwiga iki? Waje kwiga iki? Naje kwiga guceza. Niko Pasava washinze ishuri ryo guceza ryari? amaze nk'icyumweru da ariko ubu no bwa kabiri baje Ngo? No bwa kabiri. Yego di. Kugira gute? Guceza? Ubu se nawe uri mu baceza? Ndi mu baceza se abo muceza nyabo si abantu nge ntago ndi umuntu. Nanjye ndashaka kubimenya tukajya tujyana. Sayo urugendo ujyana n'abandi usiga mu rugo ngo nuko nshaje. Dore daforoza wanjye yacejeje. Daforoza iki ntabwo wavuze ko birirwa bakuzunguriza ikibuno mu kabari ngo ukumva ni byiza. Naje kwiga kukizunguza nanjye ukizunguza mu kabari bakikuzunguriza nkuzunguriza. Ibindi biba kuri televiziyo gusa. Dore na yampaye. Ariko mwarakenye erega ndareba niko akagari kose wagakoranye. Dore n'umwe wepfo harya munuza. Ese Suza. Neza akagari kagizwe n'abagore 6. Simbona se nta mudugudu udahagarariwe sindeba ntabo hirya nabo hino na babukereye. Simbona Yesu ubundi hari ikibazo kirimo siporo siporo. Siporo yo kwigisha guceza. None se ni uguceza ni siporo ni nyine turi guceza tugorora n'ingingo kugira ngo nyine namwe ariko akagabo ibintu byose ugiye kuzajya ubizane ku buryo hanyuma twe kutadutumiye twebwe kutadutumiye ugiye kundenganya kandi abaribo baje kunshaka simwe mwaje kunshaka mwakavuga bati twigisha ngo mujya guceza mwebwe ubwanyu mukajyana n'abandi bakobwa ngo bongo babarimbura inzara ngo mujyana n'abandi bakobwa ngo babarimbura inzara se ku buryo ipantaro nari bwambara ejo ayizana so umugore wawe se umugore wawe ntabwo ari buyambara akayambara hari erega murimo muraburana nta soni hanyuma ndinda guceza ko twajyanye ntago hagurutse ntiwahagurutse rimwe ubwa kabiri ntago hagurutse ukavuga ngo mu mavi harakurya none se nyine mu mavi ko handyaga nkaba naje kwiyungura ubumenyi kugira ngo ntabwo bavuze ngo ibi bintu ntabwo ari ibyawe nyine turi gukora ubu bibaye ibyawe bite dukoreramo siporo tunabyira kugira ngo uriya mugore atazongera kugaruka ariko biriya biba ari ibintu ese muturanye mwiza ubundi ubigisha izo mbyino ni izihe ni zimwe za ntuzarya n'isorwa tomu ni zimwe mujya kureba izo mujya kureba se mugenda mureba izi ubundi muri buwate habizi zigenda ubu tumaze kumenya mumaze kumenya umuretse twebwe yego mugore mwiza ibice bitatu zuka babyina bate nuko ye ari nka wowe na ya indi se ya indi ya nuko sha nayo turayizi harya mwavuze ngo ya yindi ni yihe imwe oya amapiano ye ngo harya ngo bimeze bite mama shenge ariko se niko wakagabo ubu ugiye kutugirira abagore ibimara urabona kurerembere reba mutu wamujyanye uboshye wapfuye aho mujya ko babarerembura ubu koko Margarita ukungana uko uri muri mwese se amapiano siko bayabyina harya daforo ubu mumaze igihe kingana iki muzana ngo bayabyina kuriye umunsi wa gatatu uza hano kwitoza reka rero nkubwire ariko ma reka nkubwire akuzazana muri uyu mudugudu ibyo uzazana muri uyu mudugudu ikibazo kigiye ngo bibe ibintu birebire ubu aba bagore banyu nibishoboka da simbivuze ubu ntago bazajya muri gym nibajya muri gym ntago babazamura amaguru ntibagira bate ntibabakoresha ntago oya mvugisha ukuri ntibazabakoresha ikibazo nuko barimo kwiga nuko iyo siporo irimo ikibazo mufite ni iki ikibazo muri iyo siporo yo papa sava uri kumva nta kibazo kirimo iki reka tubyanzure nk'abantu bakuru cyangwa se b'abaturanyi
mpamagarira mama sava nanjye njye kumwigisha ibyumweru 2 icyo gihe noneho ishuri burisubitse noneho tubanze natwe twigishe mama sava gusunda burya ibintu nimagirira natwe izo ngizo uri kumva cyane ko ariko ubwo mubana siwe ubwo mubana ntabwo ari twe tumwigisha ahubwo natwe ajya kuduhugura wo mwe wenda mufite uburyo dore ko ari umudamu wawe mufite uburyo murara nyine wowe umwigisha natwe aduhugure nk'abagabo nzamuciza inzara hanyuma ngiye kuki mushaka kumutwara ari umwe kandi twebwe twaje hari ikibazo tuzashakiraho n'abandi bagabo hari ikibazo twabibonye mwebwe se hari ikibazo kuba mwakoreye siporo ntacyo we hari ikibazo ra ese bigutwaye ntacyo bidutwaye natwe nyine hamagara mama sava ariko reka ibintu tubyoroshye reka tubyoroshye kirimbo wivuga amagambo menshi ntabwo ibi bintu nabyisabye abagore banyu barifashe baza baricara barabisaba ndanababwira ngewe reka noneho nakubwire n'ikindi kintu nababwira ni byinshi uretse se wimvugiramo wakaba uvugira mu mugore wawe ukamubaza nguteze yombi ndababwira ni ngewe ntabwo ibyo bintu nabikora basaba uruhushya mama sava nawe yarari ahangaha ati ndakwemereye nanjye nzajya niga ndababwira rero nanjye ndisaziye iza kera wenda ndazizi ariko ibyadutse simbizi ndababwira ariko nzashaka asisita muzatwishyura twembi bati yego asisita yari umuntu witwa sasa yigishije igice kigeze n'uwari uri ahangaha arafuha rero reka uretse winzaniramo akandi kantu hano rero reka mbere yego si amafaranga yanyu mwishyuye si amafaranga yanyu mwishyuye inshuti zanjye ntabwo ari mwe bukungu nari nkeneye mufate inzira uretse ngewe nanga ibintu by'induru ni serivisi natangaga ariko ubwo mama sava yafuhiye asisita akaba yagiye namwe abagabo banyu bakaba baje bakamfuhira mufate inzira mugendeho mwatanze aburiremo abangaba abagabo babo baje ntibagenda ariko mwangera amazana arabizi ngiye yaranyemere niwe wamaye amafaranga yo kuza kwiga mbese ngiye ndazira iki nyine twara umugore wawe amazana ari inshuti yanjye gusange mu bintu nk'ibi ngibi nindangiza wiza kutuvanya ubwo turasigara ngiye narizi twari ibyawe inshuti yawe se usanzwe ugaburayo ubu se ko wataje nawe ko naje tujye kwiga izo sorwa ni sarise ni sorwa mugende ubwo ni twebwe turi busigare bwanije namwe nimutahe tuzabyiga aho ni mu ndebe ni ukuri kw'Imana uza nakwiga reka kwigisha ni ukuba umuntu afite ikintu bita esprit urumva afite umutima utunganye atuje afite amahoro wese ibintu byose mubanjije biruka nyuma abandi baje guhura udukanga namwe muye mutashye nzabatumaho byanatunganye daye ubwo ni ukuvuga ngo ngiye mbigendeyemo kazima afite amafaranga mama